Yesu we ni ubwa mbere ibi bintu bimbaye tura mu cyaro ndabikura mana yanjye wowe ukomeza ufate hano hantu usukana n'ifoto nziza ati mwambonye ko nambaye ngiye kureba ex wanjye muze tujyane kureba ex wanjye muze tujyane kureba ex wanjye ndapfera no guys ngiye kureba ex wanjye ushyize hariya kuri cya gipangu guys dore ngiye kureba ex wanjye ukuntu nambaye neza nambaye neza oya mumbwire ndashaka comment yanyu turebe outfit yawe wow it's so nice thank you bye see you tuzabonana ubuse turanarana ubuse turatwiyugaje abana ibintu bizajyamo oya bikuramo oya nzabigubishamo guys bagomba kubasangiza ubuzima bwanjye ngiye kureba ex shaje y'umuntu ndetse agiye kureba umuntu yahagiye bavuga gute iyo umuntu agiye kureba umuhana avayo ntabwo umuhana ajyayo hari uri muri siporo na sandari ako ndabona kera hari umukinnyi n'ubundi yakinaga futuboro biragaragara nta nubwo amaherezo na telefone iragenda gute amaherezo ni ukurekera aho ngaho ngatega moto nkafata akabo ubu ex ibyo bintu ntabimenya ngomba kugenda neretse ko n'ubushobozi bwiyongereye ntabwo ugiye mugatwikira maybe he's now yes niba umucokoje ntabwo bishyira muri teruje ushobora kuza kurangira ushobora gushyira who is behind teruje Sadio Mane akaba ari uri behind y'aka kantu k'umutuku ushobora gushyira babarira hapana ucheke cyashyiraho right ngera aho mpagarara ntabwo yize Sadi yakwica umuntu ariko noneho
I know you love me. ni uku ubuhanzi bwatangiye noneho tunywamo turangije turasuhererwa Nanywereye munsi y'igiti cya sitariya. Ako niko kantu utera uje ikora. udutsi twanga turaturitse kubera teruje Umunsi umwe uzaba umusinzi kubera teruje. yo gusukiramo ako guys mwumve mbabwire ibintu nibutse ndi kugenda izuba ryanyishe muribuka ukuntu kera abantu muri vakansi bicaraga ku muhanda mba ndi kuvugana n'abantu bo mu cyaro iyo ntangiye story kuko abantu bo mu mujyi sinzi nimba ibyo bintu barabigiraga ariko birashoboka ntago sinzi nta bakavukire tujya tuganira ngo bambwire mukicara ku muhanda mukareba abamanuka n'abazamuka mukareba ukuntu bambaye mukajya noneho mwabona ari nk'umukobwa wambaye ibintu bisekeje mugaseka mukavuza induru umva sinzi ukuntu byibutse ni ukuntu nyine umuntu yabaga yibereye mu muhanda ari kwigendera akajya kubona ukabona umva ukabona abantu bose baramurebeye icyarimwe baramwitegereje bamuhereye ku birenge bamugeze ku mutwe noneho hari igihe yabaga ari nk'umukobwa w'inshinzi umva agahita ahagarara akifata mu mayunguyungu akabashishura koko akasomera ngo mwagiye mureba ibareba mureba ibiki umva ibyo bintu birabareba buriya ibi ariko hagati izuba riranyije ibintu byo gutaha mu cyaro birandambiye guys hagati aho nasubiye muri famiye ariko ibintu byo gutaha mu cyaro birandambiye birandambiye ibi bintu ni ibiki yawe nsigaye mva ku muhanda nkagera mu rugo narushye nagiye dore bahinze n'intuzi n'ibishyimbo si ibi bishyimbo we bizageza mu kwa 12 kandi nzi ko mu kwa 12 aribwo abantu barya ibitonore ndakurahiye umva see you ndabakunda bye ngeze mu rugo